umwanzi arashaka ko ucika intege, ariko se urabizi ko igihe wumva warushye aribwo wegereje umugisha wawe kuruta uko wibwira. Mu gihe cy'Imana yateganyije nudacika intege uzasarura umugisha. Birashoboka ko usigaje igihe gito ngo ugere ku mugisha wawe. Ibaze neza nawe, umugabo umwe yaramaze igihe kinini acukura kugira ngo agere kuri zahabu, noneho igihe yendaga kuzigeraho habura akantu gato gusa, ararambirwa ashyira hasi ipiki ye arigendera. Ibyo ni byo umwanzi ahora ashaka kubona, arashaka ko urambirwa ugasubira inyuma. Kubera iki? Kubera ko iyo wegereye umuhamagaro wawe umwanzi nibwo akurwanya cyane. Ese uratekereza ko uri mu buzima bukomeye ari ibyahuriranye? Oya, umwanzi ntago yatakaza imbaraga ze ku bantu n'ubundi bayobye. Wagerageza kuyobya aba ari mu nzira nyayo. Wegereje intego yawe kurusha uko ubitekereza. Birashoboka ko uri guca mu nzira igoye kubera ko umuhamagaro wawe ni munini. Ibyanditswe bivuga neza muri Habakuki 2:3 ko ibyerekanwe bifite igihe byategekewe, ntibizatinda kukugeraho kandi ntibizabeshya. Naho byatinda ubitegereze kuko bizaza, ntibizahera. Imana ntabwo igendera ku ngengabihe yawe. Icyo ukwiye kumenya ni uko ikorera ku gihe. Imana ntigitinda, ahubwo ni uko tubura kwihangana. Ibaze rero ugeze mu ijoro hanyuma Imana ikakubaza ati mwana wanjye, haburaga umunsi umwe kugira ngo usubizwe, ariko ubura kwihangana unanirwa gutegereza nuko usubira inyuma. Ntuzigere ucika intege, ntiwemerere umwanzi ko akubuza kuzuza umugambi Imana yagushyiriye ku isi. Komeza ugende, umugisha wawe uregereje kuruta kubitekereza. Niba iri jambo rigufashije andika amen muri komenti. Ni Kigali Worship, Imana ibahe umugisha.